ni Tuyisenge Rusi umubyaza ugarutse mu kiganiro Karame Mubyeyi, aho turebera hamwe amakuru y'ingenzi ku buzima bw'umubyeyi utwite mu gihe atwite, abyara ndetse na nyuma yaho. Muri iki kiganiro mu gice cya gatatu cy'akamaro cyangwa se icyo umugabo ashobora gufasha umugore mu gihe ari kunda, reka mbibutse yuko tugiye kurebera hamwe icyo bimarira umubyeyi utwite, n'icyo bimarira umwana, n'icyo bimarira umugabo mu gihe umubyeyi abyaye umugabo ahari. Iyo umubyeyi agiye kubyara akenshi usanga aba yibona ari mu maboko y'abaganga, ababyaza ndetse n'abaforomo. Nyamara ntibibujije yuko umugabo we ashobora kuza akinjira muri cya cyumba aho umubyeyi agiye kubyarira. Ibi ni ibintu ababyeyi benshi baba bifuza kubona abagabo babo bahari mu gihe babyara. Nyamara abagabo barabitinya. Rimwe na rimwe abagabo usanga bavuga bati sinahaboneka, sinahahagarara, sinabishobora. Reka nibutse abagabo bankurikiye yuko n'ubundi utabigerageje utazabishobora. Nyamara iyo ubigerageje rimwe ukemera kuza umubyeyi akabyara uhari, biguha icyizere cy'uko n'ubutaha uzabishobora. Ese ibi bimariye iki umubyeyi kubyara ari kumwe n'umugabo we? Reka mbibutse yuko nk'uko twabibonye mu biganiro byabanje, igihe cyose umubyeyi agiye kubyara yumva atekanye iyo ari kumwe n'umugabo we, cyane ko aba ari umugabo akunda n'umugore akaba amukunda. Aba bombi rero baba bakwiye gufatanya muri byose kugeza igihe umwana agereye ku isi. Bagabo munkurikiye, reka mbibutse yuko iyo umubyeyi agiye kubyara uhari, biba byiza cyane ko nawe wiyakirira umwana akaza mu maboko yawe mbere nta wundi muntu uramwakira. Abagabo tubahamagarira guherekeza abagore babo mu byumba byo kubyariramo kugira ngo bakomeze kubona amakuru ndetse barusheho gukomeza kubona uburyo kubyara biba bimeze. Hari igihe umugabo koko akubwira ati sinabishobora, sinabihangara, sinabireba. Nyamara iyo utinyutse ukinjira mu cyumba cy'ibyariro, ushobora kubona yuko nubwo aba ari urugamba rutoroshye ariko wari ukwiriye kuhaba koko. Aha rero umubyeyi uri kubyara aba akeneye umugabo we, cyane ko aba ashaka ko amufata kugira ngo amutize imbaraga. Ikindi bigaragaza yuko ubushakashatsi bwagaragaje yuko uyu mubyeyi bimurinda kugira amastresse, kumva ahangayitse, kumva atinya, kumva afite ubwoba cyangwa impungenge. Iyo rero areba umugabo we hafi ye, bimwongerera imbaraga, bikanamwongerera ubushake ndetse akaba yabyara bitagoranye. Bagabo munkurikiye, reka mbibutse yuko igihe cyose ufite umubyeyi utwite ukwiriye gutangira kwitegura kuzabana nawe mu cyumba cyo kubyariramo. Hari igihe ushobora gusanga umubyeyi wawe agiye kubyara neza. Icyo gihe ubivugana n'abaganga bamukurikirana bakakwemerera kwinjirana nabo mu cyumba, ugafasha umubyeyi kubyara ndetse ukakira n'umwana wawe. Ahangaha bituma ubona amakuru yose y'ibyo wajyaga wibaza utarusobanukiwe. Ikindi ni uko niba uyu mubyeyi agiye kubyara abazwe, nabyo bitabuza umugabo we kwinjira mu ibagiro kugira ngo akurikirane ubuzima ndetse n'amakuru y'uburyo umubyeyi agiye kubagwa ndetse n'uko agiye kubyara. Aha naho abaganga cyangwa se ababyaza bafasha uyu mugabo kumutegura kugira ngo aze kwinjira muri cya cyumba cyo kubagiramo umugore we afite ibyangombwa byose, cyane ko aho nta kindi kintu kihinjira keretse imyenda yabugenewe iba yaratunganijwe ukaba ugomba kwisanga kwa muganga. Dusaba umugabo kwiyambura imyenda ye yose, akambara imyenda nk'iy'abaganga bambara cyangwa se akambara imyenda nk'iy'abaforomo bambara kugira ngo yinjire muri ya sare y'ibagiro ameze neza, nta kibazo ari buze kugira. Birashoboka rero yuko ushobora kugera muri cya cyumba umubyeyi agiye kubyariramo ukaba wagira amarangamutima ndetse amarangamutima akakuganza, hahandi ushobora kumva utangiye gucika intege. Duhamagarira umugabo kuba yavuga uko yiyumva ndetse agatanga amakuru y'ibiri kumubaho, kuko hari igihe rwose biba bikeneye ko ubona ahantu wicara ndetse tukaguha n'icyo kunywa kugira ngo ukomeze kugira imbaraga. Ntabwo rero bibujije by'ingenzi cyane. Hari experience nkeya nshaka kubasangiza y'umubyeyi twari dufite agiye kubyara abazwe, akigera mu cyumba cy'ibagiro atangira kurira. Uyu mubyeyi yagize ubwoba cyane abonye ibyari bihari n'ibyari bigiye kuhakorerwa. Twamubajije icyo yifuza, atubwira yuko akeneye ko umugabo we yahaba.
mu by'ukuri byabaye ibintu byiza cyane ko mu gihe umugabo yateguzwaga ndetse akemera kwinjira mu cyumba cy'ibagiro, umugore yahise atuza araceceka, biha umwanya abaganga bo gukora ibyo bagombaga gukora kugira ngo tubashe kubona umwana. Ndagira ngo mpamagarire abagabo badukurikiye kumenya neza yuko amarangamutima y'umugore wawe akenshi agusanga, cyane cyane ko iyo muri kumwe aba yumva ntacyo yaba, aba yumva atekanye. Ikindi natwe bikadufasha nk'abaganga cyangwa se ababyaza tuba dufite uwo mubyeyi, natwe kumva ko tunezejwe no kuba turi kumwe n'umugabo cyangwa se turi kumwe n'umuntu uhagarariye ubuzima bw'uwo mubyeyi mu gihe agiye kubagwa, cyane ko aba akeneye n'umusinyira kugira ngo icyo gikorwa kibashe gukorwa. Reka mpamagarire abagabo banyumva gukomeza kuzirikana ubuzima n'icyo bisaba kugira ngo umubyeyi wawe umube hafi. Birashoboka ko ibi byose bishobora gukorwa udahari. Ni byiza yuko ukomeza gukurikirana amakuru kuri telefone, ushobora gukoresha video call ukavugana n'umudamu, ukaba wamuhumuriza, ukaba wamukomeza, ukamubwira ko muri kumwe nubwo udahari. Ibi nabyo bitanga icyizere ku babyeyi kugira ngo ashobore kubyara amahoro. Ikindi, ubushakashatsi bwagaragaje ko iyo umugabo agaragaye muri iki cyumba umubyeyi abyariramo, haba mu gihe ari kubagwa cyangwa se mu gihe abyara neza, bituma umugabo wari warananiwe gufata imyanzuro ku byerekeranye no kuboneza urubyaro ahita ayifata. Ubu ni uburyo rero bushobora gutuma noneho umugabo abona icyo bisaba umugore, abona imvune umugore aba afite mu gihe ari kubyara, bikamuha icyizere cyangwa se bikamuha gufata umwanzuro wo kuba yaringaniza urubyaro kugira ngo aruhure wa mubyeyi uri kubyara. Reka nibutse abagabo yuko iyo uje ukabana n'umugore wawe muri iki gihe ari kubyara, bituma urushaho kubona uburyo ukwiriye kumufasha no kumworohereza, ukamuha umwanya wo kuruhuka, ukamuha umwanya wo gusinzira, ukamufasha umwana, ndetse ukaba wanajya wumva yuko hari imirimo runaka wamukorera kugira ngo abashe kuruhuka. Bitandukanye na ba bagabo baba batarigeze baherekeza abadamu babo mu gihe bari kunda, bakomeza gutekereza ko ari ibisanzwe, bakibwira ko abagore baba ari abanyembaraga nk'uko bisanzwe, nubwo bwose baba ari abanyembaraga, ariko mu kubyara hari imbaraga batakaza, hari amaraso batakaza. Baba bakeneye gufashwa nyuma yo kubyara kugira ngo bongere kugarurirwa za mbaraga, ndetse na bwa buzima batakaje mu gihe bavaga amaraso bwongere kugaruka. Aha rero iyo umugabo ahari, umugore abyara, bituma arushaho kumenya icyo akwiye gukora n'icyo agiye gukora kugira ngo yongere afashe umugore we kugira ubuzima bwiza. Ahangaha reka nibutse abankurikiye yuko nyuma yo kubyara umugore aba akwiye guhabwa umwanya uhagije wo kuruhuka. Uyu mubyeyi aba akwiye kurya indyo yuzuye, agahabwa ibyo kurya bikwiriye kugira ngo abashe kongera kugarura za mbaraga, kandi ashobora no kubona amashereka meza yo konsa umwana. Mbibutse yuko iyo uyu mwana amaze kuvuka papa we ahari, hari igihe dusaba umubyeyi w'umupapa kwemera ko umwana tumushyira mu gituza cye. Ibi nabyo biba byiza cyane iyo uyu mubyeyi w'umugabo yemeye gushyira umwana mu gituza cye. Aha mbibutse ko umwana aba atambaye, ndetse n'uyu mupapa aba atambaye igice cyo hejuru. Iyo umubiri w'umubyeyi w'umugabo ukoranaho n'umubiri w'umwana, byongerera urukundo hagati y'umwana na papa we, ndetse bakarushaho gusabana no kumenyana, bikaba byatuma uyu mwana arushaho kumva ari mu maboko atekanye. Mbibutse kandi yuko ibi nabyo bigira umumaro cyane iyo uyu mwana agiye mu gituza cya mama we bombi batambaye. Muri iki kiganiro navugaga yuko ari iby'umumaro cyane ko umubyeyi w'umugabo agaragara mu cyumba cy'ibyariro mu gihe umudamu agiye kubyara. Ikindi nabibutsa nuko uyu mugabo aba adakwiye kwinjira ntacyo afite. Ni byiza yuko mu gihe umugore wagiye kubyara neza, winjirana icyo kunywa, ukaba wakwinjirana cya kindi uzi akunda kurya, mu gihe ari no kurya igise kimurekuye, burya wamugaburira, umubyeyi akongera kubona imbaraga zo gusunika umwana. Soza iki kiganiro, reka mpamagarire abantu bose banyumva kubamenyesha yuko umubyeyi ugiye kubyara aba akeneye kwitabwaho, aba akeneye kugaragarizwa urukundo, aba akeneye kubwirwa amagambo y'imbaraga, aba akeneye guhabwa wa mwanya wo kumva ko hari abantu bamukunze kandi bamuzengurutse, biteguye kumufasha kugira ngo ashobore kubona umwana. Mubyeyi utwite unkurikiye, reka nkwibutse yuko kubyara atari ikintu gihambaye, ahubwo ari impano Imana yaguhaye. Wibihindura rero ibintu bigutera ubwoba, wihangayika, wikumva yuko udafite icyizere cy'uko uzabyara amahoro.
aya mahoro tangira uyareme, tangira uhamagara umwana wawe, tangira umubwire ko umwishimiye. Kandi igihe cyose uri kunda n'igihe cyose uri kubyara, buriya bubabare wumva buba rubuza kuguha umwana. Ntukwiriye guhangayikishwa nabwo cyangwa se ngo utangire kwiheba uvuga ko uri bupfe. Oya, burya ntacyo buri bubi. Ahubwo iyo umaze kubyara, soza iki kiganiro, reka mbararikire kuzakomeza kudukurikira. Niba utarakora subscribe uyikore, ukore like, ukore na share, kugira ngo aya makuru tubagezaho abashe no kugera ku bandi, barusheho kumenya uburyo twafatanyiriza hamwe kubungabunga no gusigasira ubuzima bw'umubyeyi utwite n'umwana. Murakoze cyane, naho mu kiganiro cy'ubutaha. Imana ibarinde.